uziko ntarenzi ko kwiyiriza ubusa bituma ubwonko bwawe butekereza neza. Twakuze twumva ngo kwiyiriza ubusa no gusenga kugira Imana ikumve, which is also wrong. Ariko kwiyiriza ubusa, ngiye kuva natangiye kwiyiriza ubusa, mba numva meze neza mu mubiri wanjye, nkumva ndatekereza neza, nkumva nda concentrating mu byo ndi gukora byose, nkumva ndatekereza byimitse. Mbana n'abazungu hari igihe nabarebaga nkareba nk'utuntu bariye bose barahaza, kandi ukabona niyo lunch, akantu k'akagati karimo inkoko, tuntu turyo tw'amafuti. Ubuse wasanga ari icyo baturusha, wasanga icyo baturusha ari uko barya gake bagatekereza cyane, akaba ari mpamvu bagira innovative ideas, ibitekerezo biri innovative, bagahimba ibintu bishya, bagakora akazi tutigeze tubona twate umuntu aratangaje. Ibintu byo kurya igisane cyuzuye, ukarya udashonje, ukarya kureba ibiryo, ukarya kuri bored, nubigabanya your life will feel better. I'm not even lying, like nubigabanya uzumva like gut yawe cyangwa se digestive system yawe yose wumva imeze neza, wumva uri clean, ubantu hose umeze nk'uwakarabye, ukameze ukuma nyine. Of course fasting ifite izindi benefits, zifite ubundi mumaro ukomeye mu mubiri wawe, no guha umubiri wawe umwanya wo guprocessing ibintu byose uhereza buri munsi, ugakuramo imyanda ukayifrashinga out. Niko bigenda iyo wirisha, ukanananuka numva ukomeje gutumba mu nda. Akembya kurya buri munsi, ukarya ibintu byinshi bitandukanye wipakiramo. Like personally, fasting has changed my life. It has changed my life. I can't even man, I just love fasting. Nanubwo niyiriza inzara, nanubwo nicisha inzara mvuye ngo nagura njya iminsi 3 nijya ni mugoroba nko mu masaa 12 cyangwa se mu masaa 10, like kandi nabwo nagomba kumikora buri munsi. Bigabanya na apeti, bimwe ukomeje ushaka kurya ibintu bidashinga, it's all goes away. Start fasting today and you will let me know and you will thank me.